Ndabasuje tugiye kuganira ku mirire. Mu byo kurya n'ibyo kunywa haba harimo intungamubiri n'ibifasha umubiri mu mikorere yawo myiza. Ibi bishyirwa mu byiciro birindwi. Carbohydrate, ibi ni ibinyamasukari cyangwa se ibitera imbaraga. Haraza proteine, ibyubaka umubiri. Ibi ngibi tubisanga nko mu mafi, mu nyama, ndetse hari na proteine dusanga mu bimera. Aha twavuga ibishyimbo ndetse n'ubunyobwa. Haraza lipide cyangwa se fat. Ibi ni ibi by'amavuta cyangwa ibinure. Ibi nabyo bitera imbaraga ndetse bifasha no kuzana ubushyuhe. Hari mineral salt, imyunyu ngugu. Iyi nayo ifasha mu mikorere myiza y'umubiri. Hakaza vitamine, nazo zifasha mu kurinda indwara. Roughage cyangwa se fibre. Ibi bifasha mu igogorwa ry'ibiryo. Haraza amazi, nayo y'ingenzi cyane. Tujye kuganira rero ku mwembe. Umwembe hari indwara nyinshi urinda, tuza kuganiraho. Nukomeza gukoresha umutobe w'umwembe uzagira ubuzima bwiza. Ndakubwira ibintu bigera kuri 7. Aha ndatangira icya mbere, mu kurinda kanseri. Umwembe wibitsemo ibyo twita antioxidant. Izi antioxidant zijya kurwanya ibyo twita free radicals. Free radicals ni ibyikoze mu mubiri nyuma y'uko turiye cyangwa tunyweye, habaho respiration. Ni ukuvuga ibi bibasha gukora mu mubiri ibyo twita free radicals cyangwa se ni nk'imigese iza mu mubiri. Hari ibindi bikorwa bizwiho kuzana radiation mu mubiri, harimo nk'imyotsi, imyuka ituruka mu nganda, ndetse n'ibyo bita radiation. Izi radiation ni amareyo cyangwa se imirasire igenda itwinjiramo, bityo bikabasha gukora ibyo bita radical libre cyangwa free radicals. Izi free radicals ni atome ziri instable. Izi zijya mu mubiri zikangiza amacells cyangwa se ingirangingo z'umubiri. Izi free radicals zikora ibyo bita carcinogenic cells cyangwa se ingirangingo za kanseri. Ni ukuvuga ko ziza gutanga kanseri mu mubiri. Izi antioxidant harimo nka astragalin, methylgalate, gallic acid, isoquercetrine. Izi rero tuzisanga mu mwembe. Izi rero ni indwanyamigese, zigabanya ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye. Izo ni nka kanseri z'amara, ndetse hari kanseri y'ibere. Izo zidufasha kurwanya kanseri ya prostate ndetse na kanseri y'amaraso. Ni ingenzi rero ko dukwiye kurya umwembe kugira ngo twirinde izi kanseri zitandukanye. Haraza kugabanya cholesterol mu maraso. Iki ni cya kabiri. Umwembe ukungahaye muri vitamine C ndetse na pectine, arizo fibre. Ni nk'ibinyamigozi bifasha mu igogora ry'ibiryo. Ibi rero bikanafasha mu gukuramo cholesterol idakenewe mu maraso. Cholesterol tubabwire ko ari bya binure bijya mu mitsi bigafunga imiyoboro y'amaraso, amaraso ntatambuke neza. Iringaniza umuvuduko w'amaraso. Ni ukuvuga ko kurya imyembe cyangwa gukoresha umutobe wayo biringaniza umuvuduko w'amaraso. Umwembe ukungahaye mu myunyu ngugu ya potassium. Iyi potassium ifasha kugabanya cholesterol mu maraso, ndetse amaraso akabasha gutambuka neza. Iyi potassium ifasha mu mikorere myiza y'umutima no gutambuka neza kw'amaraso. Potassium nanone ituma imyakura, ubwonko n'imyakura bikora neza. Nervous system function. Hari izindi mbuto nazo wagakwiye kwitaho, ndetse n'imboga, kugira ngo urwanye ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Hari ukurya imineke, amacunga, avoka, za seleri, karoti n'inyanya. Icyakane ni ukurinda anemia. Umwembe wibitsemo fer cyangwa se ubutare bwa fer. Anemia ni indwara twavuga yo kubura amaraso cyangwa se kugira amaraso adahagije. Ubusanzwe umuntu mukuru agira litiro 4 n'igice kugeza kuri 5 z'amaraso.
Iyi ndwara igaragazwa n'uko umuntu uyirwaye aba afite red blood cells nkeya ndetse na hemoglobin nkeya mu maraso. Red blood cells cyangwa se utugirangingo cyangwa se udusoro duto tw'amaraso. Tubibutse ko hemoglobin iyi kandi ifasha mu kazi ko gutwara oxygene mu bice binyuranye by'umubiri. Ubwo rero urumva ko iyo iki kibazo cyabaye umubiri w'umurwayi wa anemia abura imbaraga kuko respiration yakabaye ikorwa itabigikozwe neza. Tujye ku kindi umwembe ufasha no kurinda amaso. Umwembe ukungahaye muri vitamine A. Iyo usibye no mu mbuto tugomba kurya imboga kuko nazo zifite vitamine A. Vitamine A rero ifasha gutuma amaso yacu abona neza. Dukomeze dukoresha umwembe. Icya gatandatu hari gusukura no gukesha uruhu. Usibye no kurya umwembe rero hari abayitamo gufata umwembe bakawusiga ku ruhu inyuma, bityo ukabikora ukawusigaho nibura mu gihe cy'iminota 10, hanyuma ugafata amazi meza ugasukura aho wasize. Ibi bizagufasha kwirinda indwara ya acne cyangwa se pimples. Ibingibi byo kuzana udutashe duto cyane ku ruhu, tunaryana cyane kuko bamwe usanga bishimagura kugira ngo barwane no kutumena. Icya karindwi no kurwanya diabete. Iyi iterwa no kugira isukari irenze urugero mu maraso. Ibipimo bigaragaza ko umuntu agomba kugira isukari mu maraso itarengeje miligrama 140 kuri desilitiro, bihwanye na grama 1.4 kuri litiro y'amaraso mu gihe umuntu amaze kurya cyangwa se mu gihe cy'ifunguro ibiryo umubiri umaze kubyakira. Mu mpamvu zitera diabete harimo umuvuduko w'amaraso ukabije rero urenze urugero, cholesterol nyinshi, resistance ya insuline cyangwa se kunanirwa kumanaginga cyangwa se gukoresha insuline umubiri ugenda ukora. Ibi bitera ikibazo cya pre-diabetes state cyangwa se kwa kundi ujya mu mimerere ya diabete. Ni ukuvuga ngo ushobora kurwara diabete igihe ari cyose. Koresha umwembe rero kuko uringaniza ikigero cy'isukari na insuline, umuvuduko w'amaraso, ndetse ufasha umwembe rero ufasha umubiri kurwanya cholesterol irenze urugero. Ibi ni bya binure bigenda bigafunga imitsi bigatuma amaraso adatambuka neza. Mureke rero twitabire gukoresha urubuto rw'umwembe ku mafunguro yacu buri gihe. Ni ukuvuga byaba byiza ugiye urangiza kurya ugafata umwembe nka deseri. Murakoze, komeza ukore subscribe ubone ibyiza byinshi.